aravuga ati munzanire ya nkota yanjye ityaye aho ngaho. Barayizana. Muraho neza, ni Imana ishimwe Clarisse Official. Ndabaramukije, umugisha n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bane namwe. Mumeze mute? Turaho. Ko mutakivuga nta commentaire nkibona nyinshi, mwiceceka. Ndabizi ko mukurikira, biragaragara ko munakurikira, ariko mujye munamvugisha. Iyo muvugishije nanjye numva nkora uyu murimo nishimye ko ntari njyenyine. Ubwo rero mujye mukomanta kandi mujye mwohererezanya izi video. Dusenge. Kristo bugingo buhoraho, ndagushimiye ko waduhaye impano y'umunsi kandi imigambi yawe ikabikomeje ku buzima bwacu. Bana nanjye ngiye kuvuga ubutumwa bwiza, nigisha ijambo ryawe ntabari nge, ahubwo izina ryawe ryubahirwe muri nge, kandi umwuka wera ashorera ubutumwa bwiza ku muntu wese uzabwumva buzamugirira umumaro. Mu izina rya Kristo Yesu mbisenze nizeye, amen. Uyu munsi tugiye kureba imitego ibiri umukristo akwiye kwirinda kugwamo. Twagiriwe inama n'umwami Salomo. Imitego ibiri ikomeye umukristo akwiye kwirinda kugwamo, duhawe inama n'umwami Salomo mu gitabo cye cy'imigani, igice cya mbere n'umurongo waho wa 17. Nuhasoma urasanga handitse ijambo rivuga ngo gutega umutego ikiguruka kiwureba nukurushywa n'ubusa. Reka tubanze turebe. Salomo ngiye kubabwira waduhaye inama n'impanuro zikomeye mu buzima. Ese ni muntu ki? Ikintu cya mbere ukwiye kumenya wowe uzankurikira, menya ko yari umugabo udasanzwe ku isi. N'uyu munsi nubwo yapfuye, amateka ye aracyavuga. Abatuye isi bamukozeho ubushakashatsi kugeza n'uyu munsi. Barimo baravuga yuko nta wundi mushakashatsi wigeze ubaho umeze nkawe. Ibyo yabikuye he? Yabikuye mu isengesho yasenze ku gihe yaragiye kuba umwami, amaze kumenya amakuru nyine ko agiye kuba umwami ari umwana, ko se yari yaramubwiye ko azaba umwami ari Imana ibimutegetse, se Dawidi. Hanyuma ajya gusenga. Asenga neza. Imana iratangara. Itangaye iramubwira iti rero ndatangaye, ntabwo usabye ko nica abanzi bawe, ntusabye ubutunzi, ahubwo usabye kuba umuyobozi mwiza. Imana iramubwira iti rero ubu nguhaye ubwenge, nguhaye ubutunzi, nguhaye icyubahiro, kandi ibyo nguhaye byose mu bami bakubanjirije n'abazaheruka isi n'abazabaho mu gihe cyawe, ntawe uzigera agira ubutunzi nk'ubwo uzagira, icyubahiro nk'icyo nguhaye, ubwenge nk'ubwo nguhaye. Izo ni inkuru uza gusanga mu nkuru nyine z'abami mu gitabo cya mbere, ibice 3 umurongo wa 4 ugeze ku murongo wa 15. Nkomeje kukubwira amateka y'uyu mugabo, ndagusaba kwihuta cyane kumva, kandi ndagusaba kwihuta cyane gushyira mu bikorwa inama yose yaguha, kubera ko inama iyo ari yo yose yaguha yakugeza heza, haba muri ubu buzima bwa none turimo, cyangwa bazi ubugingo buhoraho, aho tujya tuva mu isi, aho tuzasoreza ubuzima bwacu bw'inaha. Twe tuvuga ubugingo buhoraho kandi tukaba tubuzi neza, twarumenyeshwe n'ijambo ry'Imana. Amagambo y'uyu mugabo ni amagambo, ni umuyobora w'igitangaza. Rero nagusabaga ngo wihutire kumva aya magambo.
ndumva ashaka kukubwira ibindi bintu nibura 2 cyangwa 3 Salomo azwiho. Ubwenge bwe bwagaragajwe no guca imanza zitabera, akiza abagore 2 akiva gusenga. Nicyo kibazo cyahise kivuka, kugira ngo Imana imurememo icyizere cy'uko ibyo yamubwiye byose ari ukuri. Hahita haba ikibazo gikomeye umuntu wari we wese tari bushobore gukiza, cyari bubyara impaka rukabura gica. Ariko abagore 2 bari bafite abana, umwe aryamira uwe arapfa. Amaze gupfa akurura uwa mugenzi wamwishyira mu gituza, amusunikira upfuye. Ngo buke mu gitondo wa mubyeyi yarebye umwana wasanga yapfuye, ariko amwitegereje asanga ntago ari uwamuvuye mu buzima. Hanyuma baravuga bati rero uru rubanza nta wundi muntu uri burubashe. Hari imanza zacibwaga ibwami, abo mu nzego zo hasi bose bari bananiwe kuzica. Urubanza rurazamuka rujya ibwami. Rugeze ibwami, umwami Salomo arababaza ati umwana muzima ni uwande? Umwe ati ni uwanjye, undi ati ni uwanjye. Undi atupfuye ni uwuyu, undi atupfuye ni uwuyu. Aravuga ati okay, noneho ntago turi butinde, nge ndi umwami. Icyo gihe abami bari abantu bashobora ibintu byose, bakora byose ntacyo bikanga. Aravuga ati munzanire ya nkota yanjye ityaye aho ngaho. Barayizana. Aravuga ati rero uyu mwana muzima n'ubundi nuriya yapfuye, niba mwese mumukunze tugiye gufata inkota turamusaturamo 2, umwe atwara igipande kimwe, undi atwara igipande kimwe. Umugore wapfushije umwana kuko yibwiraga ko mu bitekerezo yavuga ati twese tumuhombe, napfushije uwanjye n'ubundi nuwe napfe. Aravuga ati yego mwami, atukugiye guca urubanza niko kuri, ariko umubyeyi umwana yavuye mu buzima. Aravuga ati uyu mwana wanjye akomeje no kubaho, nibura najya murora niyo uyu mugore yaba yaramutwaye, nkavuga nti uriya n'umwana wanjye ntakwiye gupfa, akwiye kubaho. Hanyuma rero yateye hejuru cyane n'ijwi rikomeye, aravuga ati oya, uwo mwana ntagapfe, aho kugira ngo apfe mumuha mwijyanire. Ibyo byateye umwami gutahura nyirizina nyir'umwana uwo ari we, n'utarigeze yumva umwana yakwamburwa ubuzima. Ahita avuga ati rero mada, ntavuze amagambo menshi, uwo mwana ni uw'uyu mugore, ntiriwe nsobanura ibintu byinshi. Icyo gihe abantu batangajwe n'urwo rubanza aciye. Yaranzwe rero no guca imanza zitabera ubuzima bwe bwose, akorera Imana. Izo nkuru urazisanga mu Bami ba mbere 3 murongo wa 16 tugeze ku wa 28. Ubushakashatsi buvuga ko yaciye imigani 3,000, nubwo kiriya gitabo cy'imigani ushobora kuyora ugasanga wenda ntigezeho, ariko ubundi amakuru yuzuye avuga ko yaciye imigani 3,000 kandi yayobora umuntu mbisubiremo muri ubu buzima bwa none n'ubw'igihe kizaza. Ndabizi ko iyo turi kuri kamera ushobora no kuba utubaha Imana. Waba utubaha Imana ukagera kuri aya makuru tuba turimo dutambutsa kuri kamera. Rero ndasaba n'umuntu utubaha Imana utanayemera imigani ya Salomo inyobore, uzarebe impinduka zizaba ku buzima bwawe. Mvuze ubwa hano atari mu bugingo, atari twebwe tuvuga iby'ubugingo bw'iteka. Mvuze hano muri ubu buzima rwose pe, waba umugabo waba umugore, nuramuka usomye imigani ya Salomo ukavuga ati reka nshyire mu bikorwa iby'iyi migani imbwiye, uzarebe ubuzima bwiza, uzagira n'impinduka nziza zizakubaho. Yaririmbye indirimbo 1,005, ariko birashoboka ko muri kiriya gitabo nanone cy'indirimbo za Salomo ushobora kubara ugasanga ntizigezeho, ariko ubushakashatsi bavuga ko bashakashatse kugeza no ku bintu bita ibisigaratongo. Uyu mugabo bamukozeho ubushakashatsi kuko ni umugabo hambaye cyane. Bavuga ko rero yahimbye indirimbo 1,005. Yari umushakashatsi ku bimera, yarazi ibiti n'amoko yabyo n'amazina, yaroraga igiti akamenya indwara gishobora kuvura ako kanya kirebye gusa,
yari umuhanga azi kumenya uburebure bw'ubujyakuzimu bw'igiti gihagaze, kandi afite amaso nk'aya dufite. Yari umuntu wahawe n'Imana ubwenge bukomeye. Yakoze ubushakashatsi ku bikururuka, yewe ibintu byose, ku nyamaswa, ku nyoni, ku bantu n'ibindi. Amakuru avuga ko yabayeho mu kinyejana cya 10 mbere y'ivuka rya Kristo. Ubwo ni mu myaka igihumbi. Shobora kuba ngo yaravutse umwaka w'igihumbi. Hanyuma yayoboye Isiraheli mu mwaka wa 970 kugeza umwaka wa 931 mbere ya Kristo. Iyo mibare nuyumva urahita utahura ko Kristo ataraza mu isi, babaraga bava ku mubare munini bajya ku mutoya. Niyo mpamvu wumva yavutse yatangiye kuyobora mu 970, hanyuma kugeza 931. Yego yacaga imanza zitabera, yaharaniye amahoro ku ngoma ye, ashaka imibano hagati ye n'ibindi bihugu, ashakisha ukuntu babana neza mu mahoro. Icyo gihe igihugu kigira ihumure rikomeye. Yubatse ubukungu butangaje, yari umugabo uzi kubana, bagakora ubucuruzi n'ibihugu bimukikije. Yubatse urusengero rukomeye mu buryo bw'ubukungu na ekonomi. Yubatse urusengero n'uyu munsi rukivugwa, rufite amateka akomeye mu iyobokamana no ku isi, ndetse muri rusange amakuru twese ajya tugeraho y'ibihari ku isi. Urusengero n'uyu munsi rukigirwa impaka kandi ruteje ibibazo bitandukanye ntashoboye gusobanura none ahangaha, kandi yaraze kubaka inzego z'imiyoborere mu buryo butangaje. Naguhaga amakuru y'uyu mugabo, tugiye kureba nibura imitego 2 adusaba kwirinda kugira ngo tubeho neza kandi tuzagere mu bwami bwa Data wa twese amahoro. Ikaze rero muri video ikurikiyeho, tugiye gukomeza tureba umutego bita umushibuka. Ikaze.